Yo. Ese bite man? Fresh musaza amakuru yawe. Ese hano ni uba man. Ni hano. Niba bimbwiye ndasanga ni waba umustar w'icyamamare nzima. Wabikumbwiwe ni hiranga. Ariranga nta muntu nyoboshe. Kangu uje basitari no buzikono bimeze hari ikindi gikangu abonye mu ndahabona ariko tu muri uyu mujyi kimeze nk'iki. Nese ijya mbona utuvideo twawe dutarasa umbuga nkoranyambaga Instagram, Facebook, TikTok. Bivuga ngo nshanga aba followers, ngo nshaka ngo subscribe, ngo like, ngo share. Ibyo bintu bindaje inyera nirirwa ningingira abantu gukora subscribe, gufollowinga, gukora ku gatima, gukora ku gasaraba, gukatera comment. Ibyo urumva wowe ntago ari ngombwa ngo winjinga abantu ngo nyeneye ngo subscribe, ngo ubufasha. Nese uri gufunguza amani we kora ibintu urumva, kora ibintu ubone ko abantu babishamamariye, niba bikunda barabikora ukabibabwira. Nese wajya gusaba umuntu ukavuga ngo ngoma ngo miki kanamubwira icyago ntabikoze ahubwo abantu bafite imyumvire itari myiza mu we narebe ibintu byawe akabikunda azajya gukora subscribe agusharinge nako uravuga ngo arabikunda kurya ibiryo ubikunze wumva biryoshye n'ubisigaza ukajya kubimena nuko ubihaze ubwo n'abandi babahaza ibyanjye video zanjye ariko umva ngaho reka nongere ndibasabe bwa nyuma wenda wasanga